ababyeyi bakobwa badamu mu maramazi ugushaka nukumaramazi kuri nyirabukwe aravuga ati jewe sinsubira iwacu ese ndasubire ngeye ko yari yubahirije ijambo ry'Imana nawe akava bagasanga umugabo bakabana umugabo akaba arapfuye ese bivuze ngo noneho nsubira iwacu kuko napfushije umugabo rusatoye aho ngomba gukurikira uwo naje nsanga Imana yanzanye muri uyo muryango ntabwo ndi busige mabukwe buryo mabukwe apfushije umugabo apfushije n'abana none nanjye musige kandi nyamara buryo nuko abantu babifata nabi ariko aho uba washatse niba uri umugabo ushatse mu rugo runaka ubaye umwana wahangaho niba uri umugore ushatse muri bagushatsa ubaye umugore ubaye umwana wo muri urwo rugo nubwo Satani ajya byitambikamo ugasanga barimo kubyita yandi mazi agushoboza umva makuru yo kumaramaza kwa Rusi uzi ko ariho yahavuye umucunguzi ngo abyara ngo Obedi se wa Yesaya Yesaya se wa Dawidi ukomeje hepfo niho haturutse igisekuru cyo kubyara Yesu Imana yacu umucunguzi yavuye kuri wa mugore wari warabaye umupfakazi wanambye wari warabaye umupfakazi warabaye umupfakazi umugabo agapfa abana bagapfa reka mbwira abantu bashaka ibyiza ni mwihangane Imana iherutse kunganiriza irambwira ngo inzira igana mu bisubizo inzira igana mu mugisha ni inzira igoye Imana aho muherereye hirya no hino ko mudukurikira iteka ryose mudahwema mutanga comments zanyu turavuze ngo Uwiteka abaho umugisha kandi abagirire neza uyu ni wa munsi rero wacu wanyu wo kubwirana ibyururutse umutima duhumurizanya dukomezanya mu rugendo tubwirana iby'akamaro kuko Satani aba hari kutubwira ibidafite akamaro no kudutwara mu bidafite akamaro ariko uyu ni umunsi tuba twahisemo kugira ngo duhumurizanye wowe ahuri ndagira ngo udukurikira ujye ukora share ukore subscribe kugira ngo na bene data bandi bahumurizwe babone inkomezi mu mitima yabo Imana rero y'amahoro ibaho umugisha uyu munsi rero twagiriwe ubuntu kongera kubana n'umukozi w'Imana pastor wacu pastor wanyu mukunda ubushize twari kumwe n'ikindi gihe iyo tumutumiye ntabwo ajya ashidikanya aratubwira ati ndahari uko niko guhamagarwa rero kutinubira abagutumiye kutumva yuko urambiwe Imana y'amahoro iguha umugisha cyane pastor tuguhaye ikaze muri studio zacu Imana y'amahoro ikomeze guha umugisha Amen. Tugiye gutangira rero dusenga tubwira Imana ngo izibane natwe itugirire neza kubw'uyu mwanya turimo. Data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe turagushimiye cyane kuri wo kwiringirwa wabanye natwe mwami kuvugana natwe tubigiramo inyungu cyane kuko dusobanukirwa impamvu yo kubaho kwacu. Reka rero muri uyu mwanya turi imbere y'amaso yawe tugiye kuganira n'ubwoko bwawe mwami wanjye uhabwe icyubahiro kandi reka amagambo agere kubera hirya no hino kugira ngo bahumurizwe basobanukirwe icyo bashakaho turagushimiye ubwo umutumirwa wacu umugisha umwagurira imbago mwamuhumugisha imirimo y'amaboko ye umugisha umuryango we kuko tuba twamuhamagaye mwami agasiga byinshi akaza kugira ngo aganirize ubwoko bwawe rero icyubahiro ni icyawe ikuzo ni iryawe turasenze twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu Amen, amen. Bakundwa bacu rero uyu mwanya turi kumwe n'umutumirwa inshuti yacu Pascaline, Pastor Pascaline. Turongeye turamwiyegereje tuvuga ngo nikaze muri studio Pascaline. Imana iguha umugisha cyane kutinubira cyangwa se kutaduhakanira itekeye tuguhamagaye ubu hari ukitaba. Imana rero iguha umugisha cyane. Amen. Amen. Rero uyu munsi twifuje kuganira na Pastor ni byinshi cyane tunyuramo nk'ababyeyi tugiye kuganiriza ababyeyi tugiye kuganiriza umumama tugiye kuganiriza umugore tugiye kuganiriza wowe wubatse wowe uri mu rugo rwawe ndetse n'abandi bateganya no kubaka nawe utege amatwi hari ibyawe wakuramo ese ngiye ndifuza yuko tuganira ku magambo tujya duhura nayo hanze kenshi batubaza ngo mbese ni gute umugore yakuba ku rugo rwe kandi urabizi inshingano z'abagore ni nyinshi cyane ariko eske birashoboka ko umugore yakuba ku rugo kandi akaguma yubahiriza inshingano ze Imana inshingano idushakaho
kandi no hanze hari byinshi bidukeneye, imirimo yo hanze isanzwe, ariko no mu nzu y'Imana. Ese ni irihe sengesho umuntu w'Imana cyangwa umugore w'Imana yasenga kugira ngo bimubere foundation, bimubere inkomezi mu rugo rwe? N'icyo umugore yakora? Mbese hariho gusenga cyangwa hariho no gukora imirimo isanzwe hano iduha amafaranga, ariko foundation, urufatiro rw'umugore ni uruhe? Urufatiro rw'umubyeyi, rw'umuntu wese wubatse urugo cyangwa se n'uteganya kurwubaka ni iyihe? Uwiteka aguha umugisha, turakwakiriye. urakoze cyane kozi w'Imana Gorethi. Amen. Shima Imana yuko turi hano nk'abagore, ariko kandi turi hano nk'abakozi b'Imana. Ikintu kiye kimfasha mu bintu byose, nibuka ko itangiriro ari Imana. Amen. Imana akaba ariyo yaremye ibintu byose. Icyo gihe rero biranyorohera ikintu icyo ari cyo cyose kumenya impamvu yacyo, direction yacyo, kubera ko Imana ariyo tangiriro za byose cyangwa se ariyo iyobora byose. Uburyo rero umugore yasenga, uburyo umugore yakubaka urugo, uburyo umugore yakora inshingano z'umuryango, ariko kandi agakora umurimo w'Imana, kandi akagumana indangagaciro z'umugore, indangagaciro se cyangwa se n'umunezero. Hari igihe umuntu akora iby'indangagaciro ariko adafite umunezero, akabibamo agaragara inyuma, ariko imbere muri we hatameze neza. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Bakundwa rero mutwumva, mureke tujye n'ubundi mu ijambo ry'Imana, niho turi bushobore gukura ibyadufasha muri urugendo, ibyatuma dukomeza kuba abagore kandi bafite indangagaciro, na ndetse bubaha Imana, na ndetse bafite uwo munezero. Nta handi twabivana, kuko iyo urebye ibintu byose muri iyi si, nta hantu utasanga ikibazo cyangwa se nabyita imbogamizi. Yego, nta kintu na kimwe ushobora gutegura ikintu ariko ugasanga uko wagiteguye neza, nanone ukisanga uhuye n'imbogamizi kandi utayigambiriraga cyangwa utayiteganyaga. Mu by'ukuri wari wakoze ibintu mu byumva neza. Imana itugire neza, bwoko bw'Imana. Turasoma igitabo cya Rusi, Rusi igice cya mbere. Ni inkuru z'umubyeyi wari ufite abana, aza guhura n'ikibazo, sindi busirambure byose, aza guhura n'ikibazo cy'inzara, barasuhuka, Abimeleki n'umugore we n'abana be b'abahungu 2, ariko igihugu basuhukiyemo bari bahunze inzara. Ko yari umudamu ufite umugabo, ufite umuryango. Igihugu basuhukiyemo kugira ngo bamere neza, ntabwo ibyo bifuzaga ariko byagenze. Ariko uyu mubyeyi yakomeje indangagaciro. Reka turebe Rusi igice cya mbere n'umurongo, wenda duhere ku murongo wa 6. Izo nkuru abantu benshi barazizi. Ngo bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubire iwabo, kuko yari yumvise yuko mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwo bwoko bwe akabuha ibyo kurya. Urumva hari ikibazo cy'inzara. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cy'Iyuda. Naomi abwira abakazana bati, nimugende musubire mu mazu y'abanyoko, Uwiteka abagirire neza nkuko mwayigiriye ba nyakwigendera, nanjye Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma, abatera hejuru, bararira, baramusubiza bati, oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Naomi arababwira ati, bakobwa banjye, nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabe abagabo banyu. Bakobwa banjye, nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro.
navuga nti ndabyiringiye ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu, ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo, bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. 14 barongera baratera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawe maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no mu mana ye, nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho nzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo Mana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa abahampambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira, nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Gorethi, ndashima Imana ko turi hano bitatunguye Imana. Bakundwa mudukurikiranye n'abazadukurikirana, ntabwo bitunguye Imana, nawe ntibizagutungura, ahubwo akira umugisha w'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana twirinda kujya hirya yaryo ngo tushyiremo ubwenge bwinshi. Nimwereke twemerera Imana mu ijambo ryayo ituyobore kandi tuganze. Uyu mubyeyi Naomi yaragiye gushakira imibereho abana be cyangwa urugo rwe ari kumwe n'umutware we. Ariko ikintu kibabaje, bageze muri cya gihugu, aho kugira ngo banezerwe, urumva iwabo hari hateye inzara. Bageze muri cya gihugu, aho kugira ngo bororoke, bakore se, bacuruze se, bahinge se, ntabwo nzi ibyo bagombaga gukora. Ariko hari nawe byibaze nk'ibyo watangira gushakisha kugira ngo urugo rwawe rumere neza. Hageze ahubwo haba icyorezo, umugabo warapfa. Ikibazo gikomeye. Ugiye ushaka ibyatunga umuryango wawe, ugize upfuye batari banabibona. Ibiryo birabonetse ariko haje urupfu rutwaye umugabo. Cyo ni igikomere cyane. Abahungu barashatse, abahungu nabo bamaze gushaka, aho kugira ngo babyare, abahungu nabo barapfa. Nagira ngo utekereze uwo mubabaro uyu mubyeyi yagize. Ariko turamubona agumana indangagaciro. Ntabwo batwereka uko ari harasenga, ariko amagambo ye, uburyo avugana umutuzo, biragaragara ko ari umuntu usenga. Ngo yinginga bakazana be, abonye bajyanye bamuherekeje, arahindukira avuga ati ariko bakazana banjye mwarakoze. Kadushimira bakazana bakoze ibintu byiza nk'ibyo. Imana ibaho umugisha. Mwubahwe aho muri. Ntabwo biba byoroshye kwihanganira mu bihe nk'ibyo bikomeye. Ariko ngo umubyeyi, nicyo nahoze mvuga ngo indangagaciro, arabareba, arabababarira. Aravuga ati murajyahe, nimusubire mu banyu. Ati ku mutima ndatekereza ati nari nkunze kugendana namwe mukamara irungu nk'abana banjye, ariko nibutse yuko mufite iwanyu. Nibutse yuko icyo mwaje gushaka hano ntimwakibonye, kandi muracyari bato ntabwo mwigeze mubyara. Indangagaciro z'umubyeyi yabagiriye impuhwe. Umugore wese ahari nk'umubyeyi ahorana indangagaciro zo kugira impuhwe, imbabazi, akababarira abandi, nubwo yaba ari mu bibazo bikomeye, nubwo yaba ari mu bigeragezo bihambaye, agira za ndangagaciro zo kuba umubyeyi. Imana itugirire neza. Ndasabira abantu batwumva ngo birashoboka ko hari ibyo uriho uranyuramo nk'ibyo Naomi yanyuzemo. Nshuti, ntibite umutaka indangagaciro z'ububyeyi. Imana itugirire neza. Abwira abakobwa bakazana be, yabise abakobwa be
Imana ihumugisha abakecuru cyangwa se ba mabukwe batwita abakobwa. Imana ibaha umugisha. Biranezeza iyo akubyinirira akakubwira umukobwa wanjye akumva arakwishimiye, wakwinjira mu nzu ukumvura umwana we. Turabashuhuje. Imana ibaha umugisha. Hari ababyeyi babikora cyane. Nanjye n'uwanjye ndamushuhuje. Ahura Imana iguha umugisha mama. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma ikintu naje kubona, Orupa aravuga atoya, amusobanuriye uburyo bakiri bato nubwo bita bivuga byose, ariko muracyari bato, arabibabwiye, ndenze urucyuriro, ntabwo mwategereza, mosiyo ziraza bararira. Ariko Orupa agira aravuga atoya, siko koko nkiri muto, reka nsubireyo. Afata umwanzuro, amutera hejuru aramusoma, arangije aragenda arabasezera. Bibiliya ntiyongera kutwereka amakuru yandi ya Orupa, ariko ngo Rusi afata icyemezo. Mbonereho kubwira abadamu kubaka no gufata icyemezo. Haleluya. Ndi muto, ntago ndamara igihe cyinshi mu rushako, ariko imyaka mike mfite mu rushako nasanze ari ugufata icyemezo, kwiyemeza, ukiyemeza, ngiye ukamaramaza, sinzaruvamo kama mbaye. Usibye ko kubaka ari byiza. Navuze ngo ntabwo hashobora kubura ibintu n'ibindi kandi warateguye ibintu neza, ariko ibyo ntabwo ari impamvu. Ibyo ntabwo ari impamvu zigukura ku ntego, ibyo ntabwo ari impamvu zo kubaka urugo, ntabyo ntabwo ari impamvu ikubuza kurera abana, ibyo ntabwo ari impamvu ibuza gusigasira umuryango wawe. Reka nkubwire ngo Imana yari ibizi. Ariho mboneraho mbabwira ngo Rusi amaze gufata icyemezo. Ibi bitugaragariza uburyo umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kubana n'Imana. Uburyo Rusi yafashe icyemezo cyo kubana na nyirabukwe, mu by'ukuri ntago byari byoroshye. Gorethi si umubyeyi we, si mama we, naho Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo umwana wundi abishya inkondo ko kana. Ariko abari muri Kristo Yesu ntago babishya inkondo, baba barabaye umwe, aba ari urugingo rwe. Rusi afata icyemezo, aravuga ati ndabizi mabukwe uri umukecuru, ndabizi akagurimo nta n'amafaranga ufite, uri umukene, uri n'impunzi ye. Reka dushushanye ko uyu mukobwa Rusi yari umukobwa mwiza. Ariko njye mbona nta n'umukobwa mububaho burya. Abantu bose baba bateye neza, buri muntu aba ari mwiza mu buryo bwe Imana yamuremye. Kandi pe cyane ko turemwe no mu ishusho y'Imana. Kubisobanukirwa. Haleluya. Ngo kuko umuntu atekereza muri we ariko ari mukobwa mwiza, unyumva uri mwiza, mubyeyi uri mwiza, mudamu twumva uri mwiza. Ntukemera amagambo bakubwira. Imana ihabwa icyubahiro. Afata icyemezo. Rusi yari umukobwa mwiza akiri muto, nta busembwa yari afite, Bibiliya ntawe bitwereka, nta n'umwana yari yarabyaye tuvuge ngo niyo mpamvu akurikiye nyirabukwe. Nta mpamvu nimwe yari gutuma atambara agajipo keza ngo yongera adodesha kari kuri taye ye. Hari ukuntu umuntu yabaye umudamu yambara imyenda itandukanye akiri n'umukobwa, sinzi mujya muyibona cyane, twese turabibona. Ariko none harongera adodesha, ndamureba byari gukunda, ariko aravuga oya, iki cyubahiro ngiye kukirinda. Aramaramaza azi ko nyirabukwe nta wundi muhungu aba afite. Amaramaza azi ko nta wundi muhungu azamushyingira. Babyeyi, bakobwa, badamu, mumaramaza. Ugushaka ni ukumaramaza, kujya mu rugo ni ukumaramaza. Aramaramaza. Ariko reka mbabwire ngo twibuke mu itangiro haravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Imana ngo imuremere umufasha umukwiriyeho ni Adamu. Imuha Eva. Mu yandi magambo, ntabwo urushako ari ibintu umuntu yishakira, ni ibintu byatangiwe na nyiri kuturema, ari we Mana. Imana rero yabikoze ariyo tangiro y'ibintu byose. Nimureka abariyo dusanga, uyibwire ngo ko naniwe. Rusi ko yari ahuye n'ubupfakazi akiri muto. Hari abantu bashaka ko badukurikiye baragize ibyo bibazo, ugapfakara ukiri muto, nta n'umwana ufite. Reka nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Ntucike intege.
Imana ifite icyo yavuze ku buzima bwawe. Haleluya. Imana yakuremye iyo ureba ibyo byose irahari kukurengera. Haleluya. Wicika intege, wikwibaza ngo bizagenda bite. Rusi yafashe icyemezo akurikira nyirabukwe. Ndabasabye nimufate icyemezo, mwubake ingo. Mu bibazo muri guhura nabyo ni mwubake ingo. Gorethi, mu mago habamwe ibibazo bitandukanye, umuntu ashobora kuba ataziranye n'undi mu mico, bikagorana kumenyerana. Yego. Nta n'iyindi mpamvu. Nayo. Tugiye gusesengura, harugera mu rushako hakamara igihe atarabyara. Iyo ni challenge cyangwa se ni ikibazo cyatuma urugo runyeganyega, indangagaciro z'umugore zikabura. Yego. Ariko komeza wubahiriza urwo rugo nubwo mutarabyara. Rusi yubahirije indangagaciro z'urugo, abana na nyirabukwe Naomi, aziko nta mugabo uhari. Yego. Birashoboka ko nawe hari ikibazo wahuye nacyo wowe utwumva cyangwa hari icyo uzihirya, ariko reka nkubwire ngo Imana yavuze ngo umuntu si byiza kwaba wenyine. Ongera uyegere. Aha nicyo nshaka kuvuga. Ongera uyibwire ngo mwami. Rusa aha ndatekereza aravuga ati se ubundi ndasubira iwacu, ndongera ko umukobwa, ndasubira iwacu, none se hari umuhungu nasizeyo, hari uwo twasezeranye. Haravuga ati ariko ishobora kumumpera iwacu, n'ishobora no kumumpera na hano yahamumera, na hano yamumera. Ariko kandi twibuke yuko n'abantu bashobora kureba akavuga ati ariko Burundi wa mugore se umutera mwako. Yego. Ariko mana we, umugore wageze mu rugo, uwo muryango ugapfusha, wenda umusaza agapfa, simbizi sebukwa agapfa, haca kabiri umugabo agapfa, amukanya muramu wakabaragiye. Kuki se mu muryango utibaza atari ko umugore n'umutera mwako. Ye biba muri iki gihe bakaba baramwirukanye akavuga ati umva tuvira hano. Ndashima Imana kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Maraso ya Yesu n'ay'agaciro aratweza, agakuraho umuntu icyo cyasha, ubuzima bugakomeza. Ndifuza kubwira ababyeyi ngo cyangwa abadamu cyangwa umugore, reka twegere Imana mu bintu uri guhura nabyo. Iri jambo numvise ririho rafasha gore ingeri zose, ingeri zose. Twegere Imana. Rusi yegeye Imana. Ndatekereza nubwo bibiri dasesengura hano ngo tubwire ngo Rusi yasenze gutya yabaye gutya. Impamvu byanditswe mu ijambo ry'Imana nuko bari abakristo, nuko bari abantu bubashye Imana. Yubaha Imana aho tutareba asengera, ariko abwira Imana ngo mu by'ukuri udasenze niki cyagutuma ugendana na nyirabukwe, uzi ko ashaje, uzi ko ari umukene, nta n'umwana wawe bahekeye, niki. Ariko muri we indangagaciro z'ububyeyi, indangagaciro z'urugo arazigumana. Aravuga ati ngiye kugumana n'uyu mukecuru, ndamusiga ko kajyane nande, ajyane nande. Aravuga ati ngiye kubana nawe. Haleluya. Muri kwa gusenga ntago byari byoroshye, nawe ndagira ngo ushyire mu mwanya bitekereza. Imana imuha imbaraga. Amen. Imana iguha imbaraga zo gukomeza nshuti yawe. Haleluya. Ndabizi ababyeyi muhura na byinshi, abadamu muhuye na byinshi mu ngo bikomeye, ushobora kuvuga umuntu agashyiraho akadomo. Ariko Yamana niyo turiho turavuga hano. Yamana yashoboje Rusi kubana na Naomi ari we nyirabukwe ashaje. Bibiliya itwereka iyo ukomeje ukuntu bageze mu gihugu cy'iwabo, atangira kujya guhumba mu mirima y'abandi, muri make gushakisha aho abandi barangije gusarura, babone icyo kurya, ngo abone icyo kurya. Ariko uribaza izo ndangagaciro si mama we, ariko indangagaciro araziguma. Aravuga ati n'umubye amunambaho nshuti yanjye. Ntago byari byoroshye. Imana turinde, tugirire neza. Imana duhe kunamba. Haleluya. Babyeyi muriho muradukurikirana, mwihangane musenga Imana. Nubwo bikomeye, mwihangane. Hari n'igihe uhamagara Imana ukumva isa naho itari kumwe nawe, ariko ukumva ijambo rigukomeza muri ukumva urakomeye, kumva ntuzi ikintu kigusunika, ariko ni Imana ibiguha imbaraga. Ntago wabyishoboza. Ariko iyo Mana yabanye na Rusi, niyo ndavuga, yo kabyara yo gaheka, ya Mana idushoboje kuza ngo tubabwire ngo nimukomere, mwongere muyizere, mwongere mukomere muyibemo. Hari umudayimoni wateye ugahura n'umuhanuzi w'ibinyoma, akakubwira ngo mugabo si uwawe bitewe n'ibibazo uri guhura nabyo.
bakobwa beza, ababyeyi beza, abadamu beza, ntabwo uwo mwuka nemeranya nawe. nanjye nuko nanjye simwe ntabwo nemeranya nawe. Ese uyu munsi mu gihugu cyacu ikintu kigaragaza ko umugore n'umugabo nuko baba barasezeranye mu murenge muri leta, sibyo? Mu gihugu cy'Ubugande ngira ngo nagiriyeho umugisha ibintu bigira ndavuga bifite value cyangwa agaciro ni mu rusengero mu gihugu cy'Ubugande. Ariko hano mu Rwanda twebwe ni muri leta. Ese leta itaraza ku gihe cy'abamama, ku gihe cy'abanyogokuru, ku gihe cy'abanyogokuruza, ikera noneho ku gihe cy'abarushye, ni irihe sezerano ryabakomezaga? Ni iyihe stamp ikwemeza ko uwari umugore wa cyangwa ari umugabo wawe? Ko nta muhanuzi wari uhari ngo avuga ngo Imana yavuze ngo n'uyu niwe wawe. Hari ahantu mu gutegeka kwa 2 muri 23 hariho ngo nusanga umukobwa atarasabwa ukamukinda, ngo uwo muhungu wamukinze afate shekeri arizo nkwano z'iki gihe ashyira ababyeyi be, ngo abe umugore w'iteka ryose. Waryumvise isezerano? Ni hahandi byakumvina kwa kundi bahuje ibiganiro, bya biganiro bahuje bakemeranya, uwo niwe mugore we, uwo niwe mugabo we. Hanyuma ni gute umugore mu rugo amaze imyaka 2, amaze imyaka 3, arabyaye umwana umwe cyangwa 2, dayimoni kabwira umuhanuzi w'ibinyoma ngo ntabwo ari umugabo wawe? Haguruka ugende. Kubera iki? Wenda yahuye n'impamvu Rusi we yagumanye indangagaciro, nta n'umugabo ugihari, akurikira nyirabukwe, aravuga ati iyi Mana yemeye kumba umukazana we, iyi Mana yemeye ko nzamubyarira agakikira, ntabwo nzi uko bizagenda. Uzi ikibazo gihari gore muri iyi minsi? Hari abantu turi gufasha Imana kwihutisha ibintu. Imana yari bizi ko nawe mazakikira umwana wa Rusi binyuze muri Bowazi. Iyo ukomeje gusoma icyubahiro cy'Imana. Ariko hari abantu babitebutsa vuba. Babitebutsa vuba, hari ukuntu babitekenika bakavuga ngo nyamara Imana yabyemeye. Nyamara Imana igiye yemera ko tunyura mu kigeragezo. Ntabwo nzi ikigeragezo umubyeyi ari haranyuramo, umukobwa ari haranyuramo, umudamu ari haranyuramo. Iyo mvuga umukobwa nuko ejo nawe agiye kuba umudamu. Nabo bajya bahura nibaza ko ngo uwo muhungu ntago ari uwawe, agahera muri confusion. Barahari cyangwa mubwira ati ubu Imana yakugeneye, nutabyemera nta wundi muhungu uzigira ubona. Ndiho ndashishikariza abanyumva kwegera Imana. Amen. Nta kindi cyari gushoboza Rusi kugumana indangagaciro z'urugo, akagumana na nyirabukwe atari hamwe n'Imana. Icyubahiro cy'Imana. Imana yari ibizi izo ngorane uranyuramo, ntabwo bitunguye Imana. Bishobora kugutungura, bishobora kuntungura nk'umuntu, ariko ntabwo bitunguye Imana. Subira ku ijambo natangira mvuga ngo kubaka urugo ni ukumara amazi, ni ukwiyemeza. Imvura yagwa iyemeza. Hari umuntu ushobora kumbaza ngo pastor, nakwiyemeza nte ABCD? Nanjye nagusubiza ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mwuka wera n'umufasha mwiza twasigiwe. Akubwira ati ko imvura yabaye nyinshi, ubunyerera akaba ari bwinshi. Nawe urumva imvura ndiho ndavuga n'ubunyerera uhita ubwumva, hita ushyiramo detaye wowe udukurikiranye. Mwuka wera azakongorera, azifite uburyo azakugira inama. Either azakubwira ngo ca bugufi, either azakubwira ngo komera, ntuvuge byinshi. Umwami Imana ari kumwe nawe. Haleluya. Gore Karame, ndumva iryo jambo rinejeje. Yego, Umwami Imana ari kumwe nawe mu byo unyuramo byose, mu ntambaro unyuramo. Shikama, gumamo, winamuka, wicika intege. Hari icyo wavuganye n'Imana, hari icyo Rusi yanambyeho, hari impamvu yanambye kuri nyirabukwe. Aravuga ati jewe sinsubira iwacu, ese ndasubirayo ngeye? Ko yari yubahirije ijambo ry'Imana, nawe akavuga bagasanga umugabo bakabana, umugabo akaba arapfuye. Ese bivuze ngo noneho nsubira iwacu kuko napfushije umugabo? Rusi atoye, ahubwo ngomba gukurikira uwo naje nsanga. Imana yanzanye muri uyu muryango, ntabwo ndi busige mabukwe gutyo. Mabukwe apfushije umugabo, apfushije n'abana,
none nanjye musige kandi nyamara burya nuko abantu babifata nabi ariko aho uba washatse niba uri umugabo ushatse mu rugo runaka uba ubaye umwana w'ahangaho niba uri umugore ushatse bagushatsa uba ubaye umugore uba ubaye umwana wo muri urwo rugo nubwo satani ajya abyitambikamo ugasanga barimo kubyita ayandi mazina ariko burya umukobwa iyo ushatse muri urwo rugo ujya uhaganduka nk'umwana wo muri urwo rugo niba binaniranye umva ibanga ni rimwe ni ukujya ku mavi nta kindi. Imana ishimwe. Amen. Dusomye igice cya 4 muri Rusi umurongo wa 13. Yego. Haravuga ngo nuko Bowazi acyura Rusi aba umugore we aryamana nawe Uwiteka muha gusama inda. Amen. Abyara umuhungu. Yego. Abagore babwira Naomi uwo ni nyirabukwe bati Uwiteka himbazwe utakuretse udafite umucunguzi icyaduha akazaba ikirangirire mu Bisiraheli. Hallelujah. Kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe. Hallelujah. Azagutunga mu bukecuru bwawe kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro aruta wo muho abahungu 7 ari we umwibyariye. Nawe majyana uwo mwana amushyira mu gituza cye aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Naomi abyariye umuhungu bamwita Obedi niwe se wa Yesaya se wa Dawidi. Hallelujah. Kankubwira amakuru kunambaho icyubahiro ni icy'Imana. Amen. Hari hishurirwa mbonye Rusi amaze kunamba kuri nyirabukwe aravuga ati ibyo kongera gushaka simbizi. Niba Imana arahisemo ko uriya mugabo wanjye apfa reka niturize yego ngumane na mama ari we mabukwe mugirire neza mufube hafi mwiteho ko ari je mukobwa asigara cyangwa ari je mwana asigaranye abakazana mugira impuhwe mukagira urukundo mwubahwe. Imana ibaho umugisha. Amen. Arangije Imana ikora igitangaza Bowazi ngo yari umwami. Bowazi yari umucunguzi. Hallelujah. Acyura Rusi. Amen. Rusi wa wundi wari umupfakazi. Rusi wa wundi wakurikiye nyirabukwe atazi bizajya imbere. Yego. Wa wundi ahubwo twibukiranye ku gihe cya none ni uri kujya gushakisha amafaranga. Ni uri gucuruza utuntu. Ni uri kujya gushakisha akazi ahantu kugira ngo agaburire nyirabukwe. Yego. Ibyo Imana irabireba. Imaze kubyitaho iravuga ati reka nze nguhembe wa mugore we. Yego. Imana ikora igitangaza ngo nta nubwo yatwawe n'umugabo uraho woroheje. Reka ni mwo bita ngo ni umuherwe mu iki gihe. Imana imuha umuherwe witwa Bowazi. Imuha umuherwe witwa Bowazi amugirira neza ngo arangije arabyara ngo abyaye wa mwana bamuhande Naomi ari we nyirabukwe. Mubwira ngo nguhiriwe kuwiteka. Yesu we Imana ishimwe. Ibi bintu byavuye mu kumaramaza. Bakundwa muri gukurikirana iki kiganiro. Bakundwa muzakurikirana iri jambo ry'Imana. Kumaramaza tukabana n'Imana tugasenga duhabwa ibintu bitandukanye n'ibyo abantu barebesha amaso akakanya. Ibyo abantu barebesha amaso akakanya Rusi yari guhita avayo akajya gushaka undi musore akamutegereza iwabo wenda akanamushakisha ariko akoresha umutima w'ubumana. Akurikira ibyo atarebesha amaso y'umubiri ndetse amajwi yari menshi tubigeranyije n'iki gihe bamubwira ariko urajya he yasanze uwo mukecuru bene wabo uramukurikira inyuma ngo ugehe ariko ibyo ntiyabyitaho akomeza kumva ijwi rimusunika ngo bana n'uwo mukecuru ugendana nawe komeza kumufasha komeza gushakisha akazi niwe wari ukiri muto umugaburira umwambika umwiteho. Haleluya. Mwibuke ko ababyeyi hari ubukwe natashye ejo bundi ababyeyi baha impanuro abana. Hari umupapa watanze impano bwari ubukwe bw'umuvandimwe umwana mbere nyina wabo. Aramubwira ngo abataha impanuro se bukwe abwira umukobwa aramwita mwana wanjye ntuzasumbanisha ababyeyi. Urabyumva? Rusi yafashe nyirabukwe nk'umubyeyi. Kandi wenda yari afite mama we. Na mama we yari ahari kuko
nyirabukwe aramubwira ngo mwisubirireyo bakobwa banjye musange babyeyi banyu yarabibabwiye bari bahari ariko yagize wa mutima avuga ngo uko nitaye kuri mama nkiri kumwe nawe uyu munsi ngiye kwita kuri mabukwe uyu niwe mama ariko mana yanjye bakobwa kumaramaza ababyeyi harimo inyungu harimo umugisha ubanye n'Imana ntabwo upfa kuva hano Gorethi uva ahantu reba ahantu Rusi yanyuze hakomeye kuba umupfakazi mu buzima bw'ubukene ajya gushakisha kwita kuri nyirabukwe akajya no mu kindi gihugu kitari icyabo bikamusaba kuva mu gihugu cyabo yaritanze bakobwa muri kwitanga ababyeyi muri kwitanga Imana igiye kuzabagororera ariko muzabifashwamo no gusenga muzabifashwamo no kubana n'Imana mwirinda abahanuzi b'ibinyoma bababwira ngo kuko uhuye n'ikigeragezo ngo urwo rugo si urwawe ngo kuko umaze igihe kinini hari impamvu zinizi ABCD muzishyiremo ngo urwo rugo n'umugabo si uwawe vayo wigendere reka nkubwire mpere ko mbwira n'abagabo nabo bashaka kuba atari ko uyu mugore ko tari kugendana nk'uko niyumva ahari nawe si uwanjye n'uwawe kuko uyu munsi muri kumwe n'uwawe kuko muhisemo cyagihe muremeranya ubusembwa afite uyu munsi cyangwa ikibazo ahuye nacyo sicyo kitamuhindura umugore wawe sicyo kitamuhindura umugabo wawe ahubwo ni mumaramaze musange Imana muyibwire ngo Mana duhe kwihanganira muri iki kigeragezo ndumva ndemerewe ndumva bingoye ariko umutima wanjye warushatse kugumana indangagaciro nk'umubyeyi nk'umugore ariko Mana mpimbaraga nukuri Imana izaguha imbaraga nukuri Imana izabigushoboza Mana ashoboje Rusi izagushoboza amakuru yo kumaramaza kwa Rusi uzi ko ariho yahavuye umucunguzi ngo abyara Obedi se wa Yesaya se wa Dawidi ukomeje hepfo niho haturutse igisekuru cyo kubyara Yesu Imana yacu umucunguzi yavuye kuri wa mugore wari warabaye umupfakazi wanambye wari warabaye umupfakazi umugabo agapfa abana bagapfa reka mbwira abantu bashaka ibyiza ni mwihangane Imana iherutse kunganiriza irambwira ngo inzira igana mu bisubizo inzira igana mu mugisha ni inzira igoye inzira igana mu munezero ubanza kunyura mu nzira irimo amahwa unyura mu nzira irimo umubabaro mu bikubabaza haleluya oh Jesus mu bikubabaza kugira ngo usingire bya bindi Abisiraheli banyuze mu butayu mu butayu nta mazi abamo mu butayu habaye inzara mu butayu habaye izuba ritwika mu butayu nta giti wugamamo cy'igicucu ariko muri ubwo butayu banyuzemo igihe gito bagera i Kanani ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki i Kanani ni mu gihugu cy'umunezero i Kanani ni mu gihugu cy'umunezero n'ibyishimo muntu uri kunyura mu butayu hari ubutayu uri kunyuramo mu rugo rwawe komera komera iyashoboje Rusi iragushoboza komera nubwo ushobora kumubwira ngo pastor sinzi gusenga ushobora no kudakijijwe uri gukurikiranira ijambo emerera Yesu ahuri upfukame ubwire Yesu ngo nguhaye ubuzima bwanjye niwumva kandi bikomeye utera intambwe udushake turaza kuguhana nimero zacu turaza ushake n'umupastori wenda uri hafi yawe wenda umubwire uti nsengera menye neza ko Imana ariyo beginning y'uruzima bw'urugo niyo tangiro y'urushako reka nyizere reka nyegurire ibyanjye reka nyihe ibibazo byananiye reka nyihereze uru rushako rungoye reka nyihereze aba bana ntazi icyo kubabwira ndeba bafite impinduka challenge zitandukanye iyi Mana iraza kugushoboza nshuti yanjye komera iyashoboje Rusi ngo yaje kubona umugisha uvuye mu kwihangana abo umugore w'umuherwe reka nkoresheje ya muherwe kuko Bowazi yari umwami yari umuntu ukomeye yari umuntu utangaje mu butunzi ashesha kangohe hari ahantu yamubwiye nsubiye inyuma ngo Rusi yajyanye ubwenge nyirabukwe ngo aramubwira ngo worose ibirenge ku birenge ntugire icyo uvuga ibirenge ariko ab'iki gihe aho naho hari ubutumwa bajya mu rubavu aho kugira ngo bajye ku birenge gusavinga ku birenge ngo arangije nawe bimukora ariko mwaretse kwibonekeza cyane tukajya ku birenge
Yesu we duce bugufi yego nicyo bivuze twe kujya kwiyorosa vuba kandi hari ibyo gutunganya bigihari haleluya ngira ngo abarimo kumva murumva ubwenge yego uzi ko Imana itanga ubwenge irabutanga no kuri uzi ko Imana iguha ubwenge utakuye kwa papa na mama akumva ko nyirabukwe yamugiriye inama kuko urumva atari mama we ni mama we amen Imana ishimwe yamubwiye hacu ariko yabimubwiye afite yo kugendana nawe ese iyo yumvira ijyagiye amubwira ngo subira inyuma ariko reka mbwira abantu bari kumva amajwi babwira ngo nimwisubirireyo hariho impamvu zifatika umuntu aguha nawe yamuhaye impamvu zifatika kandi n'ukuri zarafatika n'ukuri aramubwira ati ntabwo nenda kubyara nta n'umugabo urajyaye koko ko nta n'uruhinja mfite urajyaye subirayo ariko Rusi reka mvuga iki kintu numvise yego hari umwuka w'Imana ujya uvugana n'umuntu yego akamubwira ibyo abantu batumva niwe wongoreye Rusi aramubwira ati wisubirayo ndetse amubwira n'ijambo mu ijwi ryo hejuru amubwira ngo stop rekeraho kumbwira ngo subirayo rekeraho kumbwira ngo nkuve inyuma hari ijambo yari yumvise bagore murahirwa niba hari ijwi rijya rikubwira ngo komera yego abandi badamu bari kukugira inama zo kubivamo yego inshuti zikubwira ngo hambura ugende urahirwa niba hari umwuka w'Imana ukubwira ngo komera yego ibyo uzabishobora ute ntibizakunanira niba ufite umwuka wera azagushoboza umvira mwuka wera hari umuntu iyi message igezeho wariho wumva inama z'abandi ariko noneho hari inama ya mwuka wera ije umvira iyo ya mwuka wera haleluya Rusi yumva inama za mwuka wera aho utavuba hagarika inama ya nyirabukwe aravuga ati rekera iyo nama umbwiye nibyo nta mwana ufite nibyo nta n'umugabo ufite nibyo nta n'uwo wenda kubyara ngo azambere umugabo ariko rekera ndabireba rekera yemerera inama za mwuka wera emera inama za mwuka wera nshuti haleluya mubyeyi uri kunyumva mukozi w'Imana kudukurikira emera inama za mwuka wera zizakugeza kure uzaba umugore udasanzwe uzabyara Obedi uzabyara umwana w'igikomangoma ndabona aho wari ugiye kwitesha amahirwe Rusi iyo yemera akagenda yari kuba yitesheje amahirwe rero Imana ibampera umugisha ntimwitesha amahirwe kubw'imbaraga z'Imana haleluya nasengera abantu n'ukuri ndumva hari umuntu nasengera ubucika intege ndumva hari umuntu nasengera wumvaga byamunaniye ndumva hari umuntu nasengera uri kunyura mu butayu ndumva hari umuntu ubwira pastor ati ibingibi akambwira ibi ndumva ashaka gusenga ndumva hari isengesho ashaka gusengana nawe ndumva hari isengesho Mana data wa twese uri mu ijuru Imana ikomeye Imana ifite ubutwari Imana ifite ubushobozi uwera wa Isiraheli nyemerera ureke imbaraga zawe Mana zimanukira uyu mubyeyi zimanukira uyu mudamu zimanukira uyu muntu wari kunyura ahantu hakomeye wari kunyura muri ubu butayu Rusi yanyuze mu gupfakara anyura mu rugo rwari rukenye kuko na nyirabukwe yari akenye ariko Mana mu kumaramaza mu gukomera mu kwiyemeza mu kudacika intege mu kutabivamo agera ku ntsinzi ikomeye agera ku rugo rutangaje yongera agira urugo rwiza yongera abyara abana beza yongera agira umugisha udasanzwe arongera araseka Mana reka uyu muntu azongera aseke hari uguseka nyuma yo kubabara hari uguseka nyuma yo kunyura mu muhanda ugoroye hari uguseka nyuma yo kunyura mu bintu bigoranye bikomeye mu guhinyuzwa mu kubabazwa mu bukene mu izina rya Yesu Mana reka umufashe imbaraga zawe zimubeho ukuboko kwawe kumanukire ku buzima bwe umushobozi ibyo atakwishoboza umuha imbaraga zo kunesha amajwi ya Satani n'abadayimoni Satani usenya ingo z'abera Uwiteka guhane mu izina rya Yesu Satani usenya ingo z'abana b'Imana Uwiteka guhane mu izina rya Yesu sinitaye ku nzira wanyuragamo iyo ari yo yose sinitaye ku kibazo wari unyuzemo ushaka kwiyoberanyirizamo Uwiteka guhane mu izina rya Yesu tugutesheje agaciro tukwambuye ubushobozi va muri urwo rugo va kuri uwo mudamu va kuri uwo mugabo va kuri abo bana va kuri uwo muryango mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana
twikira uyu muryango, twikira uru rugo, twikira aba bana, ubaha umugisha, ubaha umunezero, Uwiteka urugo ukomeze kurusubizamo imbaraga n'ubwenge. Ndagushimiye ko ugiye kubatambutsa ubutayu, ukabinjiza mu munezero, ukabinjiza mu bisubizo, ukabinjiza mu ndirimbo. Nyuma yo kubabara hari izindi ndirimbo, nyuma y'ubugumba hari ukubyara, nyuma yo kubabazwa hari umunezero, nyuma y'ubukene hari ugukira, nyuma y'intonganya hari umunezero n'ubumwe n'indirimbo. Uwiteka himbazwa kubw'icyubahiro cyawe. Turagushimiye ubwo Rusi yamaramaje, yakira umunezero udasanzwe. Uyu muntu ugiye kumaramaza, reka yakira ubuzima n'umugisha udasanzwe. Azasubizamo intege benshi, azaguhamiriza. Kandi Mwami araje ahamirize, bazavuge kugira neza kwawe. Tubishimiye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Shalom.